Hello guys, mumeze mute bantu banjye? Iminsi myinshi harashize iminsi tutaganira kubera wenda ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu yihugiraho cyangwa se akajya bura umwanya ho gato ariko abazirikana. Ariko nagarutse reka tuganire muri aka kanya. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri business. Hari kubera ko hari business ngiye nkunda. Buriya nkunda farming rwose, kuriva kuri A kugera kuri Z. Nkunda farming kubera iki? Ni farming okay, ni business isaba imbaraga, isaba ubwitange, ariko nanone rimwe na rimwe iruhura mu mutwe. Nkunda kuba nirebera amatungo, kuba nyine kuba ndi ahantu ukabona nyine nta stress, nta muntu uri kukubaza ibintu byinshi, wirebera amatungo, akina agira gute, ashonje agusanganira, arwana ashaka kugira ngo uya feeding uyahe ibyo kurya. Ibyo bintu mbikunda kubi. Ariko hari abandi bantu babikunda, bamwe bagenda banya-approachinga cyangwa se banyegera bakambaza ati watubwira uburyo ibyo bintu bikora, siritu kuri business cyane cyangwa se ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, ibyo twita poultry business wenda muri za ndimi z'amahanga. Cyane icyo abantu baba bashaka kumenya ni cost iri related, cyangwa se niki, cyangwa se n'amafaranga ngahe wakagombye kuba ufite kugira ngo utangire iyo business, utangire ubworozi bw'inkoko. Wenda tuvuge ko ari cyo kintu cya mbere ugomba guheraho. Ubworozi bw'inkoko bugiramo ibice bitandukanye, noneho inkoko zikaba zirimo nanone amoko atatu. Ni ukuvuga ngo iyo mvuga amoko atatu ni uburyo izo ni purpose cyangwa se ni intego yo korora izo nkoko. Tuvugamo izo bita inkoko z'inyama, cyangwa se inkoko nyine z'imbagwa zo kugira worora kugira ngo zibagwe. Urabona zino nkoko borora iminsi 45, mu minsi 45 bagahita bayishyira hehe? Bayishyira ku cyokezo cyangwa se bayikoramo akaboga. Izo ngizo nizo twita iz'inyama. Noneho amazina yazo nizo twita broiler. Broiler ni inkoko z'inyama. Tukagira izo bita layers. Layers ni inkoko noneho zakorewe gutera amagi gusa. Amagi ukazorora kugeza zigeze igihe cyo gutera ya magi, noneho ugatangira kuvuga ngo ndimo ndabona umusaruro. Noneho tukagira n'izindi bita imbera byombi, cyangwa se double purpose cyangwa se dual purpose, zishobora kuvamo inyama kandi zikanatera. Izo ngizo nizo muzumva abantu benshi bakunda kwita saso. Hari saso, hari broiler, hari amoko menshi y'izo nkoko. Noneho rero ntago ngiye kuba specific wenda kuva ku nkoko imwe, ahubwo ndashaka kugira ngo tuganire kuri layers, kuko nizo abantu benshi bakunda kubazaho. Noneho ni ukuvuga ngo igishoro kigendera ni inkoko zingahe ushaka occupying. Abenshi bakunda kuvuga ngo iyo ashaka urugero, cyangwa se iyo ashaka kuvuga ngo wenda ntangije inkoko izi n'izi, bakunda kuvuga igihumbi. Rero ni umubare abantu benshi bakunda, I don't know, banza ari umubare uvugitse neza, ariko hagati aho ngaho akaba yaba ari famu itari nini itari na ntoya. Ni ukuvuga ngo ni famu ushaka kumanaginga even nubwo waba uri umuntu umwe ufite umwanya wayimanaginga. Noneho cost iri related, cyangwa se igishoro kiri related kuri ibyo bintu ni ikihe? Ariko mbere ko dukomeza, niba uri mu mushyashya kuri channel yacu, banza ukore subscribe, kandi niba usanzwe ubana natwe ukunda ibiganiro byacu, cyangwa se ukaba wakunze ino video, kora like, ukore share, noneho ujye no muri comment utubwire uko wabonye ikiganiro cyacu cyangwa se inyigisho zacu. Uyu munsi ntabwo nagiye kuvuga nyine kuri bya bintu njya nkunda kuvugaho, wenda ku bucuruzi mpuzamahanga buri related cyangwa se bujyanye na politike mpuzamahanga. Ahubwo ndimo ndavuga ku cyo twita business y'ubworozi bw'inkoko, kuko ni ukuvuga ndimo ndavuga ibintu noneho mba ndimo mu buryo umunsi ku munsi. Urabona n'ubu ngubu nibwo nkivayo, ubona ko nambaye n'ubundi nambaye salubeti umuntu aba yambaye igihe cyose ari mu matungo, kugira ngo abashe gukora akazi nta kibigira gute, nta kimubangamira. Rero icyo duheraho mu kuvuga ngo ni iki umuntu akeneye kugira ngo atangire business yo korora inkoko. Mbere na mbere
turahera ku butaka. Ubutaka, iyo tuvuze ubutaka, urumva inkoko ntago uzazororera mu kirere, ugomba kuba ufite ubutaka. I don't care, ni ukuvuga ngo ushobora kubukodesha, ushobora kubugura, ariko ugomba kuba ufite ubutaka. Ubutaka rero ntabwo ndi bukubwire ngo buragendera ku yihe valeur cyangwa se ku kahe gaciro, koko ubutaka bugira agaciro bitewe n'aho buri. Wenda urugero, nkanjye wenda niba nkorera muri Rwamagana, undi ashobora gushaka gukorera ku Rusumo, undi za Rusizi, undi za Butare cyangwa se Huye mu majyepfo. Mbese ni ukuvuga ngo uko ahantu hatandukanye niko n'ibiciro by'ubutaka biba bitandukanye. Kuva niba wenda tuvugiye hano ndi mu nkengero za Kigali, umuntu yigiye hirya ushobora gusanga wenda amafaranga ushobora kugura ubutaka hano, wigiye hirya ho gatoya ushobora gutanga 1/2 kandi ku butaka bungana. Niyo mpamvu ntari bujye kukubwira ngo uzagura ubutaka bwa miliyoni 2, 3, 4, 5 will depend. Gusa urumva nyine inkoko 1000 zisaba ahantu hajya kwisanzuramo, kuko ntago aba ari inkoko nkeya. Aho ngaho ntago ndi bukubwire ngo amafaranga naya, ariko nta n'ahantu ndiwe specific, ahubwo ndakubwira ibikenewe. Wenda ngerageje no kukubwira estimated cyangwa se ikigereranyo wenda cy'ikiguzi cyangwa se cy'igishoro gikenewe muri ibyo bintu, ariko muri units, ni ukuvuga ngo mu buryo buri detail, akantu kamwe. Niba tuvuge wenda urugero, niba ukeneye inkoko 1000, ndakubwira umushwi ayo ushaka kugeraho wenda hagati ya naye. Twagiye, ni ukuvuga ngo nyuma yo gukenera ubutaka ukeneye icyo bita feeders. Ni ukuvuga ngo inkoko zikenera kurya, kandi ntago ufata ibiryo ngo bimene hasi. Oya, ni ukuvuga ngo bigomba kugira aho biba biri, noneho zikagenda zipikinga, zigenda zitora, ariko biri ahantu runaka kandi wizeye hatarimo umwanda. Tukagira icyo bita ama drinkers, ni ukuvuga ngo aho zinywera amazi. Ni ukuvuga zigomba kuba zifite ahantu zinywera amazi. Byibura tubara inkoko 50 ko zigomba kugira drinker imwe. Ubwo ruva ari 50, nawe urayitubara ngo uvuge ngo mu nkoko 1000 nagura drinker zingahe. Ubundi drinker iri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 7 bitewe naho ushobora kuyigura, cyangwa se urabizi ko abantu bashyiraho ibiciro bitandukanye, ariko mwayene twavuga 8. Wabara 8 none ukavuga ngo niba mfite inkoko 1000 kandi inkoko 50 zinywera kuri drinker imwe, ubwo ndasabwa drinker zingahe? Kimwe na feeder. Wenda drinker zo ushobora no kugira nkeya kubera ko inkoko iranywa igahaga ikava mu nzira, ariko nka feeder zo inkoko imwe ishobora kurangara, izindi zikaba zirabimaze. Ariyo mpamvu umuntu afite feeder nyinshi, bituma inkoko zose zijya kuri amafida icyarimwe. Byibura wenda ukareba nka 90% ko zose ziri gutora icyarimwe, ziri gupikinga. Noneho ushobora kugura feeder ziri plastike, ariko nanone ushobora no gukoresha imbaho ukikorera feeder yawe kugira ngo urebe ko wagabanya ibiciro. Ariko nanone wibuke ko iyo ngiyo ni one investment for several batches. Ni ukuvuga ngo drink waguze kuri iyi batch ishobora kuvamo hakaza indi ikazikoresha gutyo. Urumva zo ni investment nyine isanzwe. Noneho hakaza ibiryo, ni ukuvuga ngo ibyo inkoko zirya tugiramo, ni ukuvuga ngo kuri layers tugiramo icyo bita wenda starter ni ibiryo inkoko zirya muri cya gihe tuba ari utubebe, ari uduhinja. Ni ukuvuga ngo zishobora kuba birya wenda nk'ibyumweru 3 cyangwa se ukwezi, tukavuga ngo uko zivuye muri demarage. Nyuma yaho ubwo ni ukuvuga ngo nibyo twita starter. No nyuma yaho ushobora gutangira gukoresha ibyo twita grower. Ni cya gihe inkoko ziba zigeze mu gihe cy'ibigwano, ku buryo nyine uvuga ko zigeze igihe cyo kuba nyine zabasha gupikinga ibintu binini, kandi noneho bitarimo n'intungamubiri nyinshi cyane. Kuvuga ngo uko bigenda bigira bizamuka niko bigenda nanone. Bura starter ihenda cyane,
noneho byagera kuri grower ibiciro bikagabanuka. Noneho Pereleya ni ibiryo ugabura inkoko zikiva mu bigwano cyangwa se zikiva kuri grower. Ni ukuvuga ngo byo bijya guhendukamo gakeya. Grower na Pereleya, noneho ibiryo bikongera kuzamuka tugeze kuri layers. Ubundi layers zitagize ibibazo, zitagize uburwayi, zariye neza, tuvuga ko byibura reka tumaximize ku mezi 5 ziba zigomba kuba zitangiye gutera. Ariko hari igihe bitagenda uko wabiteguye, hakazamo challenge zikarwara kagira gute, ariko ubundi byibura amezi 5, ndetse hari n'izitera ku mezi 4 n'igice. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga mu mezi 4 n'igice byibura ubutangiye kubona umusaruro mutoya, kandi uko zigenda zizamuka byibura noneho wenda zikaba zageraho zigatangira kuba zakwitunga, noneho zikagera naho zatangira kugira gute kugusagurira. Ntarava muri demarage, reka mbibutse ko nanone uba ukeneye icyo bita ni ukuvuga ngo icyo twita ibarizo. Urumva iyo ari dutoya ntabwo ziba zifite nyina, ziba zigomba kuba ziri ahantu hashyushye. Noneho hari udukono bashyiramo bacana. Ubundi ni ukuvuga ngo bitewe n'ahantu abantu bakoresha approach zitandukanye mu gucanira za nkoko. Hari abakoresha wenda amatara, amashanyarazi. Hari abashobora gukoresha gaze bitewe wenda n'uburyo gaze yabo iri installed. Ubwo ni ukuvuga ngo aho ngaho ndavuga byibura mu bihugu ubona ko biteye imbere, kuko hano ntabwo ndabona wenda kampani ikoresha amagaze mu gushyushya inkoko. Noneho hakaba no gukoresha hakaba no gukoresha amakara yo twese niyo dukoresha. Noneho byibura ku nkoko 1000 ushaka kugura byibura nk'imifuka 10 kugira ngo byibura abo wizeye ko zavuye muri cya gihe cy'ubwana zameze amababa zishobora kwishyushya ubwazo. Ariko nanone bikagendana n'igihe. Urumva igihe cy'impeshyi haba hari ubushyuhe bwinshi, urumva nko muri iyi minsi ubushyuhe ni bwinshi, ntago nanone wakigereranya n'igihe cy'itumba aho ubukonje buba ari bwinshi cyane. Urumva consommation cyangwa se dépenses z'amakara ntago zishobora kuba zingana. Noneho reka tuva aho ngaho. Iyo tugeze kuri layers, kuri mu gihe cyo kuba zitangiye gutera, nibwo zitangira kurya ibiryo bya layers. Ni ukuvuga ubundi estimated byibura lo minimum yo kugira ngo inkoko zitangire gutera byibura kagombye, kubera ko ubundi imbere bavugaga 8 miliyoni, ariko kubera ko uyu munsi ibiciro bigenda bihinduka, kandi bihinduka mu buryo bwo kuzamuka, ushobora kuvuga wenda 10 miliyoni ushobora kuzitangiza ugiye korora inkoko 1000. Ariko aho ngaho ntabwo twavuzemo ubutaka, ntabwo twavuzemo vaccine, ni ukuvuga inkingo. Hari ibintu byinshi tutavuzemo, ariko ni ukuvuga ngo kuzigura, kuzicanira, wenda no kugenda uziha utuvitamine, aho ngaho ushobora kwestimating. Ariko bibaye byiza waba ufite nyine amafaranga ashobora kurengaho kuri ayo ngayo, kuko hazamo circumstance menshi, hazamo nyine urabizi ko ubundi nk'inkingo hari inkingo ziba zihenze ku buryo nyine zigenda zizamura ibiciro buke buke. Ikindi ukagenda uzihereza amavitamine kugira ngo upgrading umusaruro, noneho uzamure na immune yazo, bize ziba zifite immune system yazo ifite ubudahangarwa bukomeye cyane. Hagati aho ngaho rero ndakare kubigira ibintu birebire, wenda nk'umuntu warambajije, wenda atumye n'abandi basobanukirwa ibintu byinshi. Noneho ahanga duhere kuri iki kiganiro ushobora guheraho ukambaza noneho ibintu bitandukanye, ndetse birenze kuri ibyo tworora n'akabenzi nako ushaka amakuru yako wajya muri comment ukatubwira. Akabenzi murakazi? Akabenzi ubundi se akabenzi ubundi tubyita ngo ni ingurube.
sibyo? Ariko noneho ubundi akabenzi ngo ni izina ryavuye simbizi, ariko ushobora kubivuga n'umuntu akagutera ama, ariko numva ngo ni ijambo ryaturutse za Kamembe. Hari abantu nyine basengaga mu madini atemerewe kurya ingurube, noneho hafi y'ahantu baziriraga hakaba hari imodoka ya benzi hafiriye, bakajya bavuga ati tugende ku kabenzi Imana, tugende ku kabenzi tujye kwirebera akabenzi, dufate umunyenga noneho ingurube cyangwa se inyama z'ingurube zitwa akabenzi bivuye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ni kode yakerewe n'abantu batemerewe kuzirya ariko bazikunda. Ntawe navuze amazina hatazagira unyumva nabi. Sawa, ubwo mujye muri komenti tuganire turebe noneho uburyo abantu dushobora kuvuga ngo ni gute umuntu ashobora guhera hasi akizamura atiriwe asaba akazi kwe, cyane ko niba hari ikintu cya stress no gukoreshwa n'akazi. Umuntu agustressa ntatuma uhumeka, nta masaha akenshi hari n'abantu batubahiriza amasaha y'akazi, uri mu rugo arimo aragusaba amaraporo nyuma y'akazi, ibintu bidasobanutse na gakeya rwose. Ugize amahirwe ugakora business igacamo, nubwo gusa ikintu abantu bose bagomba kumenya ni kimwe: gukora business it's a fight, biravuna kurusha gukorera abantu. Ariko nanone rewards, iyo ugize amahirwe bigafata business yawe igafata, ubona ibyiza nanone biruta ibyo gukoreshwa. Hasta la vista, I love you.